here on behalf of all those people to take full responsibility of our actions for not following COVID SOPs. And I pray for forgiveness and call out to people out there to make sure that they follow the set guidelines of SOPs. I'm sorry on behalf of those people there. Twazi Nchibagabaga. Byukuri twakoze amakosa tukaba turi kumwe na bagenzi bacu twishimana, bityo bikaba ari ibintu birenze ku ngamba tugomba gukurikiza. Niyo mpamvu mumbona hano ntago ari rero impamvu kuba turi hano nuko ingamba za COVID ari mwe nanjye ndi hano twese tuzi ntago ari ibanga zimwe muri izo zitubahirijwe. Kubw'ibyo ntago ari ikintu navuga ngo mfitiye ishema nishimiye, ntago rwose umuntu yishimira kujya imbere ya televiziyo. Rero ku giti cyanjye na bagenzi banjye bari hariya tukaba ari ikintu dusabiye imbabazi ku mugaragaro, tutifuza gusubiramo. Umuntu n'umuntu arakosa, ariko no kwisubiraho ugahindura imigendere yawe ni ikintu cyoroshye ugifitemo ubushake. Imbabazi nanjye ndazisabye nubwo numvise mugenzi wanjye yazisabye, nkaba numva nagarukirizaho. Murakoze. Mwafatiwe he? Mwari muri gukora iki? Kibagabaga yahavuze. Babafashe mutubahiriza ingamba. Mwese ingamba murazizi za COVID. Murakoze abanyamakuru kuba mwitabiriye ubutumire bwacu kugira ngo tubereke abantu barimo mu by'ukuri kudusubiza inyuma nka societe nyarwanda mu gutsinda icyorezo cya COVID. Nkuko warumbaje rero twafashe abantu b'ibyiciro bibiri ejo nimugoroba. Nkuko mumaze kubibonera bamwe bose bari muri zo bita house party cyangwa bakoreye ibirori mu ngo. Abambere bari bakoze ibirori njyango ni bagenzi banyu b'abanyamakuru bafite Afrimax TV ikorera kuri murandasi kuri YouTube, ngo bari bagize subscribers njyango 1 million, bahitamo kujya gukora ibirori mu rugo byo kubyishimira. Kandi nabo tujya tubahamagara hano kugira ngo badufashe kubwira abanyarwanda ububi bwo kutubahiriza ingamba zo kwirinda coronavirus. Abakabiri nabo n'abantu mwabonye bari bakoze ibirori ari na benshi cyane, ndetse barenga kwibwiriza ubwo tubonye bwa mbere ryo kujya muri piscine koga. Ntago twari mu by'ukuri twakabonye abantu barenga kuri yabwiriza n'ubwa mbere tubabonye, ariko nabo babikoreye mu rugo. Ni urugo rufite piscine Kibagabaga, aho ngo umusore umwe yashaka kwereka bagenzi be ngo umukobwa azarongora. Barahura, barasangira, barasabana. Ariko by'amahirwe icyo turimo kugushimira cyane hano nuko abaturage muri byombi aribo baduhaye amakuru, bakatubwira bati hano hari abantu barimo kwica amabwiriza, natwe tukagenda tukababona koko tukabafata kugira ngo tubigishe, tubabereke, tubakoreshe mu kugira ngo twereke abanyarwanda ko nidukomeza ingendo nk'ingi cyangwa ukuntu bikorwa nk'ibi ngibi, n'ukuntu imibare ya COVID y'abantu bandura irimo kuzamuka namwe mubibona mu gihe tumaze tuzi muri zaguma mu rugo, muri zaguma mu karere. Nidukomeza ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se tugakomeza abantu bashifitiye imyumvire, ko bizagorana cyane kugira ngo dutsinde iki cyorezo. Afande, ntago wenda bamwe bafatwa buri gihe mukanaberekana, ese wenda ingamba bafatirwa ntago zaba ari ntoya kugira ngo wenda habayeho ikintu cyo kongera ibihano kubanza ku mabwiriza y'amategeko ya COVID, ntabwo byaba byiza ibihano byiyongere kugira ngo wese abikiga ko buri wese arimo arabifata nka théâtre? Ntabwo mpamya ko abantu babifata nka théâtre, kubera ko babifashe nka théâtre ikigamijwe muri societe nyarwanda twese no ku isi yose ni ukugira ngo icyorezo gicike, ni ukugira ngo buri muntu abyumve ko iki cyorezo gishobora kumwica cyangwa se kikica umuvandimwe we cyangwa se umubyeyi we cyangwa se umuturanyi we, kugira ngo noneho izi ngamba zigirize twese dufatanye kugira ngo dutsinde icyorezo. Guhana nabyo ni byiza kubera ko abantu batinya guhanwa, ariko ngira ngo tugendeye no ku bindi byaha bifite n'ibihano biremereye, ntabwo twabona icyaha cyacitse kubera ko gifite igihano kiremereye. Guhana rero ni byiza, bishobora kugabanya gutuma abantu batinya, ariko icyangombwa gikomeye ni ibi turimo gukora nonaha byo kugira ngo abantu bumve ko ingamba ari ngombwa bazigira izabo, cyane cyane ko iki cyorezo cyo gishobora no kukwica umuntu uwo ari we wese. Kandi mwese mumaze kubibona yuko imyaka hafi ya yose abantu kimaze kubahitana.
mu bafashwe harimo abafite amazina azwi ku buryo bakabaye inyenyeri ya rubanda kugira ngo babarebereho mu kurwanya kino cyorezo. Murabibona gute mwebwe nka polisi, murabibona gute kuko bafite amazina azwi aho kuyakoresha mu rwego rwo gukangura imbaga mu kurwanya icyorezo, ahubwo bari kugwamo n'umutego? urakoze cyane. Nkunze kubivuga ngira ngo si ubwa mbere tubivuze yuko abantu bakoze amazina uko baba yakoze kose, icya mbere gukora izina biravuna, ngira ngo mwese murabizi izina iryo ari ryo ryose kugira ngo rigereho biravuna, ariko kuritakaza biroroshye cyane. Ngira ngo rero abantu bakoze amazina, ngira ngo nta nubwo ari ubwa mbere tubibonye, hari n'abo twabonye Karongi muri iki cyumweru nabo bafashwe bafite amazina akomeye, ariko abantu bakurikira abantu aho kugira ngo babahe ubutumwa bwiza bakabagira ingeso mbi. Ngira ngo mwese murabizi yuko hari abantu bakora amazina bakayatakaza byoroheje cyane. So abantu rero bafite amazina bayakoze amazina runaka uko bayagezeho uko ariko kose, baba barize bakabona za impamyabushobozi z'ikirenga, baba barakoze ibikorwa runaka bakagira abantu benshi cyane bakurikira bita abanyenyeri za rubanda cyangwa abasitari, ni byiza ko bababera inyenyeri nyine cyangwa babereka ibintu byiza kandi bibafitiye akamaro, aho kugira ngo babone ko barimo gukora ibintu bitabafitiye akamaro ahubwo bishobora kubatera ibibazo, aribwo byo bishobora kubaviramo. Kuko umuntu ashobora kuba afite doctora cyangwa se za masters nyinshi, ariko kazi bakakamwirwa no kubera ko yakoze ikintu kimwe kibi. Umuntu none ashobora kuba afite abantu benshi cyane bamukurikirana bamukunda kubera ko yakoze ikintu runaka, bose bagatangira ahubwo kumuvuga nabi no kumwanga. Byaba byiza rero iyo umuntu yageze ku izina runaka kuririnda neza, agakoresha nyine iyo opportunity yabonye aho hageze kugira ngo abantu bamureba bamukurikira koko bifuze kumera nkawe, aho kwifuza kuvuga ati ibyo akora ahubwo nta kintu bimaze. Kandi bagiye babaho benshi cyane bagiye batakaza amazina yabo. Bamwe mu bafatirwa mu nyubako zizwi zikora ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, amahosteli n'ahandi hagiye hatandukanye, ni ubuhe butumwa muri kubagenera kuko babareka abantu nk'abo ibirori bigategurwa bikagiramo hagati, wenda polisi akaba ari bwiribuze kubimenya? Ngira ngo aho cyane cyane ayo mazu uvuze azwi, yaba ama guest house yaba andi mazu azwi yakira abantu, ho bo ibihano bibagiraho ingaruka zikomeye, kandi bo bafite ibihano bikomeye nyine kuko baracuruza, bafungirwa igihe kitari gitoya, bakora insubiracyaha bakongera bagafungirwa ikindi gihe kitari cyo, bishobora no ku ubuyobozi cyangwa se abantu babishinzwe bashobora kwicara bakabafatira ingamba zikomeye kandi zibahombye, zigaragara ko zibahombye. Byaba byiza rero ko abantu bafite amazu nk'ayo cyangwa se ahantu hategurirwa ibirori runaka bajya bamenya neza abantu bagiye kuhajya n'icyo bagiye kuhakorera, cyangwa se niba turi mu gihe kibujijwe yuko abantu bakora ibyo bintu bakirinda kugira ngo badakoresha ibirori mu mazu yabo cyangwa se aho bateganyije kujya bakorera ibirori. Afande, hafashwe ibyiciro bibiri harimo n'abafatiwe muri piscine. Ni ubuhe butumwa mwahereza abandi bantu batarafatirwa muri icyo cyo cyo gukarabira muri piscine kandi bitemewe, kugira ngo n'abandi bantu bazafatirwa muri icyo bazabazi amategeko azabahana? Amabwiriza y'inzego z'ubuzima cyangwa se uko inzego z'ubuzima zitugira inama zitubwira yuko kuba ahantu hafunganye abantu badafite umwuka uhagije, bahumekana uwo umuntu umwe ahumetse abandi nabo bagahumeka uwo mwuka we, bituma abantu bagira ubwandu bwihuta cyane bukinjira mu bantu. Ariyo mpamvu batugira inama yo niyo turi ahantu mu mazu cyangwa se mu mabiro ari ugufungura inzugi n'amadirishya. Ni ukuvuga ngo kujya muri piscine niba ufite ubwandu bukajya muri ayo mazi, n'undi nawe uje muri ayo mazi arabusangamo bumujyemo. So icyiza rero ni ukumenya neza aya mabwiriza yo tugezweho n'inzego z'ubuzima y'ahantu hose hashobora kudutera kongerera kwandura coronavirus. Piscine zirabujijwe, za sauna zo ziba zifungiranye zirabujijwe, za spa zirabujijwe, za gym zifungiranye zirabujijwe. Impamvu yo kubibuza nuko haba hafunganye ku buryo virusi yigiyemo idashobora gusohokamo. Nko mu mazi ntabwo urabona ko nta muyaga wakuramo virusi igumamo n'ugiyemo wese akayifata. Aya mabwiriza rero y'inzego z'ubuzima ni ngombwa cyane kuyamenya, kuyitaho kugira ngo umenye utaho ngiye, mbese hashobora kuntera ikibazo, wabona hashobora gutera ikibazo ntuhajye. Yego. Fani nka polisi y'u Rwanda wenda ubutumwa mugenera abanyarwanda bose muri rusange by'umwihariko n'ubu tubabwira ni igisanzwe, nta mwihariko, kubera ko polisi imaze imyaka myinshi ihereza serivisi abanyarwanda. Icyo tubabwira ni uko polisi y'u Rwanda ishinzwe kurinda abanyarwanda n'abaturarwanda n'ibintu byabo kandi ari bazima. Mu gihe rero polisi y'u Rwanda yitabajwe kugira ngo yunganire izindi nzego nko kubuza abantu cyangwa se kureba abica amabwiriza ya coronavirus, izahora yiteguye kubikora kandi kubikora neza. Ariko icyiza ikirimo cyane nuko dufatanya n'abaturarwanda bose
cyane cyane abumva ko nyine ako kazi dukora ari ako kubarengera atari ako kubafunga no kubafata, noneho bakaduha amakuru kugira ngo bakeya cyane bashaka kwica amabwiriza tube twashobora kubereka nk'uku nguku kugira ngo abanyarwanda bakomeze kumenya ko kwirinda ari ngombwa cyane.